Data wa twese ntabwo yabatanze umwana ku iki gikumba ngo dutahe tudasenze, ngo dutahe tutavugije impundu, ngo dutahe tutavuze ngo irakora. Imana irakora, 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 ndazurira bitari rimwe bitari kabiri. Iki cyumba nakibwiriwemo kubaka amazu ndayubaka. Iki cyumba nakibwiriwemo tukubite Imana amashyi. 26 z'ukwezi kwa munani itariki ndayibuka, nakibwiriwemo ngo bizaho itwara imodoka z'abandi. Haleluya, uko bishatse kuvuga iki? Mana mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga n'ubutwari, Imana ifite ubushobozi, Imana data wa twese, twatuye umwana, twatuye umwana, twatuye umwana, umukozi wawe, umushakazi wawe, urubyaro Mana, urubyaro Mana, urubyaro Mana, urubyaro Mana, uri data wa twese, izina ryawe rikarihimbaza, kubera yuko uvuze, utanze urubyaro, urakoze Mana, kubera yuko mbonye Imana mw'aya materaniro. Dore n'umuhungu wawe ari kwinjira. Mbonye Imana mw'aya materaniro. Mw'aya materaniro. Senga nanga ntusenge, numvishije data wa twese amanukiye mw'iri teraniro. Kandi bakambabwira tuba twaje gushaka Imana. Utaje gushaka Imana sohoka. Umva twaje kwishaka. Irahari ntabwo ihari. Wese numva n'abakecuru. Irahari ntabwo ihari. Bari maso n'ukuri kw'Imana. Haleluya. Imana ivuganye nawe. Mw'aya materaniro. Irahari. Wakwihana utakwihana. Muraya materaniro. Imana irahari. Irahari. Nubwo harimo abapenze nka 20. Ariko harimo n'abanyamwuka mwa. Umva, ari umuntu wavuze ngo harimo abawe mukama. Mwaje muri kirisi. Harimo mukama. Basima. Barari ni bari. Barari ni bari. Haleluya. Neza gagatende kumva harimo amavuta mu gatende wambo. Haleluya. Irakivuze n'ikivuze. Irakivuze. Abanyamwuka buri munsi. Ndikubona hano hari igicani. Irakivuze. Ako ndikubona turarara mu. Turacota ntabwo turacota. Turacota ni turacota. Irambwiye ngo mu buzima bwawe wari warataye icyizere. Haya si facile comprese. Vedere so che besire comprese. Hasini ni fesanse do trai. Nyiri jambo nyiri ubutwari. Araha hantu gato. Araha hantu mwaya materaniro. Yumva nawe nubyumva njyewe ni kumwumva. Haleluya. Ivuganye nawe aya magambo.
ntaco bakurusha jewe ni bwo bwa mbere namubona ariko ndahanura Hanura mu izina rya Yesu. ndahanura ivuganye nawe nk'abantu bakwambara neza abandi bakarya neza ariko hari ikintu baba babuze uyu munsi icubuze ugiye kugikura hano uyu munsi icyo wabuze ugikuye hano yambwiye ngo nkubwire nubwo wabonaga byararangiye irambwiye ngo umuntu yabyina bikemera agahanura bikemera kajya mu mwuka bikemera ariko utazi gucokombora ngo urebe ushobora kuba wavanye abana ba Imana bahaye ntabo ni ukuri yavuganye nawe aya magambo umva ukuntu ivuze iyi Mana ari umukobwa ari umuhungu umuboneye hano irambwiye ngo nubwo abarozi baroga abatega bagatega hejuru y'ibitugerageza hari imbaraga z'Imana yambwiye ngo rira wihanagure ayo warize nayo ayo yarize nayo umurababaye ayo yarize nayo Imana imuhanagura data wa twese ari aha hantu ariko umuntu utazasenga ntacu umaze imbere y'Imana hari icyo yabamaze mbonye umuhungu winjiye acumugara fasha nawe mubamukamo babonetse mwarihe harigora yatera rero tureka yikiriza haleluya nakuze ngo mubamukama yagize gute nawe waba wakoze ibyaha isi kubabarira vuga ngo amina neza irambwiye ngo mubwire umuntu yagira kuko se ariko atabonye nyiramigisha atabonye comoro ndamwomore mu mashaka yarya ntibigere kunso ariko data twese yamanutse avuga ijambo rizima kugira ngo nibyo yakurije impanuka ugeze muri Nyakiri yarahabaye ni ukuri haleluya yebera abaturamye mbwiye ngo mu byo wabonaga byarakuyobeye hari ibyo Imana igukuriye uramo uwo mwana umuhereza ibere Twaje mu cyumba gusenga. Awitoze kuramo uwo mwana umuririmbyi yaravuze ngo ntasone fiturese ezazaha abantu uko batishimye nuko yakoze itabira agaragaye murazana n'uburozi haleluya ariko muramusanga we muturamye muramba haleluya ariko sibere bakaba twese arambwiye ngo bari baravuze ko utazapfa wonkeje ariko mwaya materaniro ivuganye nawe kwiguhari mu cyaha kuryama ku gisinde tugiye guhamagara Imana pasiteri nyakubahwa mushumba igira hano hino
igira hano hino kubera yuko data wa twese atanze umwana tugiye guhamagara murakigiye igira hano hino igira hano hino haleluya 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 pastor agiye guhagarara mu bitugu by'uyu mumama kubera yuko afite amavuta menshi kandi Imana yaramusize n'ukuri. Noneho nawe urahagarara hano impande nanjye nsenge ariko namwe uko mufashijwe murahamagara umwami wanjye. Data wa twese ntabwo yaba atanze umwana ku iki gikumba ngo dutahe tudasenze, ngo dutahe tutavugije impundu, ngo dutahe tutavuze ngo irakora. Imana irakora, 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 irakora. Mana agora umugisha wo gusengera abantu. Mana mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga n'ubutwari. Imana ifite ubushobozi. Imana data wa twese. Watuye umwana. Watuye umwana. Watuye umwana. Umukozi wawe. Umushakazi wawe. Urubyaro Mana. Urubyaro Mana. Urubyaro Mana. Urubyaro Mana. Data wa twese. Izina ryawe rikarihimbaza. Kubera yuko uvuze. Utanze urubyaro. Urakoze Mana. Kubera yuko abarozi bakuweho. N'umukabiri zikuweho. Ndagushimye. Kubera yuko umpaye urubyaro. Yakiriye urubyaro Mana. Yakiriye urubyaro. Urakoze kubanye nawe. Kandi kumugiriye neza. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Mana data wa twese. Haleluya. Imana idahitererana abantu. Izina ryawe nirishimwe. Yakoze itangaza guhera kera. Uri data wa twese. Umuririmbyi yaravuze ngo turi ikimenyetso. Haleluya, haleluya. Warakubonye ubwo Sara yaramaze imyaka 90. Warakubonye ubwo Elizabeth yaramaze imyaka iri hafi 60. Warakubonye ubwo Hana yamaraga imyaka myinshi. Nibyo. Amina. Guhamya ko mu turere, mu ntara, nibyo Yesu. Nibyo iki gihugu cyacu. Nibyo Yesu. Guhamya ko mu bindi bihugu, mu migabane yo muri iyi si, abantu bagiye babyara bidashoboka, abantu bakazirikwa, abandi bakabohwa, abandi bakaruhuka bikomeye, ariko kuko Imana ivuga bikaba yategekera. Ibyo byose wagiye ubikora, benshi bagenda batanga ubuhamya kuri za radiyo hirya no hino ku matelefone. Rero duhagaze muri iyi nzu, icyumba wakivugiyemo, icyumba gitangiyemo amasengesho, wagitangiyemo amasezerano. Abagore barakubona, abagabo barakubona, abasore barakubona, abakobwa barakubona. Hahaboneye abagabo, aha bahaboneye amazu, bahaboneye gukira, warazikomeye. Umubyeyi nawe tumusengeye gutyo mu izina rya Yesu. Reka yakira umwana kuri iyi saha. Haleluya. Yakira umwana muri iyi saha. Reka rwose tuzabone ahagaze hano asigaje uruhinja, twese dufatanyije nayo gushima yuko ari igitangaza dukoreye. Kandi uzabibona itangaza bakoreye uyu mudamu wa pastor nishoboye. Turabizi igihe cyari kirekire, ariko igihe mwami wacu Yesu Kristo gisohoye turakubona bari kumwe n'umwana w'umukobwa witwa Shasha. Bifuza ko ibyo wamukorera mu izina rya Yesu Kristo tukazabona nawe ahetse umwana afatanyije n'itero ndetse natugane gushima. Uzabikore kuko Uwiteka kuko icumu gihanga uzagisohoza mu izina rya Yesu Kristo. Twaje hano gusenga twifatanya n'abanyamasengesho
nabwiye abantu benshi ko natabariwe mu masengesho. Niyo mpamvu nanjye navuze ngo nzaha agaciro abanyamasengesho. Abantu benshi bibajije uko byagenze, nuko byagenze. Naravuze ngo nzaha agaciro abanyamasengesho, aho uzaba uri hose ukantuma nzaza. Kuko kera abantu benshi, muzehe wacu rero, uyu muzehe wacu ndamukunda, yabaye umuterankunga wacu. Ntitwabimenya twese, ntitwabyumva kimwe, ariko ni umuterankunga wacu, ni Imana yamuzanye. Kubera hari icyo yabonye. Nanjye mu bigeragezo nahuye nabyo, nanjye nagize abaterankunga bansengera. Haleluya. Amen. Hano turi benshi tukaza si ugukunda kuza. Burya n'abashidikaje abana n'abantu. Akaza si tukwaza. Ibyashoboka. Abanyabutaro ndabishimiye, Imana ibagirire neza. Amen. Aba bantu turabonye bihagije, barayoboranye Ruhanga. Imana ibahe umugisha. Baze mwese nababonye, Imana ibahe umugisha. Amen. Ndishimye cyane. Mu yandi magambo reka nongere batangarize nubwo mubizi. Barashidika dufashije kuvuga ubutumwa ku matorero atandukanye. Nubwo wabyibagirwa twe ntituzabyibagirwa. Muzehe yavuze ati nakiriye hano, sinzibagirwa uburyo yampetse kugeza ryari. Kandi kuheka kugukira mu gikombo yaranzengeye. Haleluya. Amen. Ndi kubwira abadukurikiye bari hanze ndetse no mu Rwanda. Hano ni igicumbi cy'umuryango wacu. Iri torero ni itorero ry'abamabuke, ni itorero ry'abaramubanyi. Niho umugabo wanjye yavukiye, karitsiye zose arazizi. Incura nashyinguye murazizi, sinabisubiramo. Abantu benshi bakunda kunterefona bakambwira ngo ahari ni ukubeshya, none utuye he? Pasiteri nkakunda kubabwira ahantu ntuye, ariko nkabona nibaza kubahiriza amateka, hari igihe mwewe mutazabimenya mubonye buno. Abantu bakunda kumbaza ngo none se ngo ko wabaye umwana muto, nabaye umwana muto nyine, kuko narashiriye, ariko Imana yongeye kunshira. Umuryango wawe nkababwira umuryango, nkababwira n'abo baturanye, kuko nzi neza ko baje mwavuga ibyanjye. Byarangoye kugira ngo mfungure cyane, byaranteze, ariko nicyo nasabye. None se nibatwara abanyabaterankunga bakadekora, bagashyiramo pavoma, bagashyiramo ibitoki barabisha, twebwe tutazababona. Ntagurutse kugira ngo dusome mu Baheburayo, ntago ndatsinda, dusome mu Baheburayo, ariko ndi kukwibutsa ngo ntuzibagire. Mwewe hari igihe muza gusenga n'umuceri washize, waboneka ntimugarutse, ariko wabuze wagarutse uzanansanga hano kuko niwo mwuga wanjye. Hari igihe uza gusenga kubera igitenge ukubona kiri gucuya, uri gusaba Imana ikindi ukunda, kuko nikibone kutazaza, kuko njye nabigize umwuga nzahahora. Ibyo mu cyumba bimenywa n'abo mu cyumba, uko Imana ivuga bimenywa n'abo bahahora. Abaheburayo 13 umurongo wa mbere gusa, kumvisha ijambo ry'Imana, hari n'ibindi turaza twumva. Haleluya. Amen. Abanyabutaro ntimubizi? Munsi umwe ababyeyi wanyu umubyeyi umwe yarambajije ngo sipesi yakunavuga ari kunyisanga, ntabwo ndi kubesha nguru. Ati sipesi yabiteze. Haleluya. Ariko kudashamutse nakumbi maze imisi mvuye minda amabere ari kurya ndikanga. Maze imisi mu bitaro warabaye. Ndamubwira ariko abantu barabeshya ngo batubwiye ngo nyababyeyi yawe barayubitse. None se wabuze abantu kuvuga iki? Ko ntabwo bari barayubitse, mama cyari ikigerageza. Haleluya. Amen. Dukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe. Amen. Amen. Muri korona mbwiraga Imana ngo Mana niba hari ibintu uzampembere muri korona n'umurimo twakoze. Twagiye inama n'abarashidika, inama n'aba Kanyamutara, mureke tugarure abantu babuza ababasenge, mureke tuzana abantu cyo turabasengera kuko buhora ko abantu bare gutana bari kugira ngo kirageze. Nibarashidika nzagarura bamwe ku rusengero tubakumakume tubasenge, nawe uzagarura abandi abazazi bawe uzabasenge. Niko byagenze siko byagenze. Wasenze umwaka wose udasibye n'umunsi umwe. Niko byagenze siko byagenze.
ntabwo turi gusa niba narabonye umwana narasenze igihe kinini nikoreye amaboko akaba ndetse umwana niho nakwica none nuzi ukanziga ngo wikwinjira muri iyi nzu y'Imana nzakwemerera kuko nzi ico nahakuye wandeka tugasengana niba umuntu nkundira Imana niba umuntu nkundira Imana wandekira niba umuntu nkundira Imana 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 niba umuntu nkundira ariko ucumwe niba niba ubyibuka Dawidi niba ubyibuka Imana iravuga ngo hano mu rusengero harimo umugeni mu kandi kanya gato nsibije imwe habaye nijoro ngo yarengera abagiye mwese siko mwari mubizi nyiramwiza siko byagenze aratelefona saa sita z'ijoro ati barashidikaye ndagupfa umugabo wanjye aragenda ageze yasanga ntabwo aragenda agataha aheka barashidika mu rugo niba yaraduhetse ku gitwe tutamuheka aheka barashidika mu rugo bashe kwamba muzehe wacu aravuga ati uwo mwana yipfa yaransengeye nanjye ndakira mumuzane nubwo imodoka atari kurenga ku karere ngiye ndazana imodoka ndamutwara mukozi w'Imana yo kuducika Elisa ariko ari kujya nta gaciro wabiha ariko twe twabigaha baguhekesheje umwana bahoraga bamuhekesha uzamubura Pepera Imana ndi Nyamagumba aheka umwana mbona ari kundeba nibwo nagiye kumukesha umwana muri aba bantu ko byagenze duhuza amaso barashidika abuze uko abigenza aheka umwana agenda kuri mimbara arazenguka ati Imana yambwiye ngo hano kuri mimbara itanze umwana bararebana ngo ninde utagira umwana bakareba umugabo wawe ariko ntabwo Imana yampaye umwana ariko wari kwiga madamu mumuheruka agahinja ariko bari kwiga muri kubyumva uri hano ntabwo azapfa gupfa niyo azashibuka ntabwo uri hano yaje hano kugira ngo apfe ntabwo mwatanze amatike yanyu kugira ngo muzashibuka njya nkunda kubwira abantu ngo mwe nimukundane kuko abambere gukundana byaranze nimukundane abantu b'iwacu bakunze kuvuga ngo Imana inyeretse nk'umurozi ngo ntasohoke icyampa hakaza abarozi n'ikizi ngo uyu munsi twateranye ngo ariko inda nizo zari nyinshi aho niho umurimo wakoze nibyo kuki mudakunda babagana kuki mutareka izo ndaya zikaza kuki mudakunda abantu ntibazi niba bababwiye ngo Yesu iyo mu isi habamo abakiranutsi gusa Yesu ntitwari kumuga Haleluya Amen impamvu navuze ngo dukundane nabagenzuye nsanga tudakundana turabeshanye kuko gukundana bijana n'ibikorwa tugasurana hano twaje kubera kubakunda dutanga amatike namwe kubera kudukunda muje gutanga amatike mukaza umunyabutara kubwira kugira ko ahagaze hano yamaze gutanga ibintu bitatu gusubira biza mutwara ndumbi bitandatu n'urukundo Haleluya Amen nimukundane kandi niba Imana ivuze ibintu ntabwo bisohorera rimwe utagira ngo bijanye mu mufuka umunsi umwe barambwiraga ngo gura imyenda y'abana akamara imyaka ibiri ngibitse nabona umugore wabyaye nkamujanira imyenda y'umwana ibi bintu biranse se Mana naragukunze ariko nta mwana nabonye imyenda nifata uwabyaye Haleluya Amen munsi umwe tujya gusenga pastor
mwasanga n'umugeni nk'abandi ariko kubera ikigeragezo byari byaranze nabyaye maze imyaka 24 hari kubura gato bakahama baje bavuga ngo bamuhamba ngo bagashira n'ikara ngo bagashira ibyo bintu biri cyane ku bantu batagira ba muje murabivuga igisenyi natuye hari umubyeyi nakundaga yarampamagara igihe cyose ambonye niriya kure ngo mama nani ngo aramutse mama nani bivuga ngo ni mama nde yabaga nyubatse yabaga nkomerekeje igihe cyose namubonaga sinamukunda kuko nabonaga ko agiye kumpamagara ibutaro hari umugabo witwa Buto igihe cyose yambanaga ahantu hose yabanguraho mama w'abana naramukundaga nanyumvira mu kubera iryo jisho yabonaga amabana ariko njye ntabo mbona ariko kandi icyo cyubahiro yabaga ari guhanura kandi yabaga ari guhanura ko hari abandi bazaza ariko ibyo byose ntibyatumaga ntakunda abantu ntibyatumaga ntakunda abana banyu narabwiye Imana ngo Mana uzandinde kugira umutima mubi kubera ntafite umwana niyo ndabyibuka ibintu byose ampanura niba ndagwa n'ibintu bigasohora urushaho kumukunda cyane hano twarahakiriye hano hari zahabu ntabyo muzi twe turayizi afande yavuze ijambo ryiza aravuga ngo barashyize cyakunda gusiga no mu gihe tuzahura imyaka 10 ishize twongeye duhuriye hahandi twahurira abantu twasanganye muri korona murabizi twabwiraga Imana ikaduhamagara kandi ko ikayaduka uko niko kuri niba waje uyu munsi wari uje kubera ikibazo kirarangira ukabivamo ngwino neza ngwino Yesu twaramubonye muri se hashika hakomeye ni hano mwabyumvise abatagira ubushize hari ikibazo bafite kutugira reka mbegibuze gato pasi buriya ikibazo tugira hari ikintu mu ndimi gitandukanye iwacu aho dutuye abantu basengera mu rugo ni abantu bahurijwe n'ikorera bakaba bazi bari gusengera mu rugo rwo kuvuma ku bantu ngo batagenda noneho ku cyumweru ariko kabajyana aho bagomba kuba sibyo noneho impamvu bitandukanye n'inaha bo basengera mu rugo bagasengera mu rugo bakaba nk'abakristo bo mu rugo bawe icyo gihe iyo barimo witwara ko pasiteri abapasiteri tukamenya ko ari pasiteri ku rusengero wowe icyo gihe mu rugo uba witwara isubiza ariko iwacu bo twewe basenga kugira ngo abasigaye babonye tuba umunsi tugahura tugasenga tukamenya amakuru bakavamo bamwe bakabatiza abandi bakongera bakihana ngo bigera bari muri none wowe witwara abo bantu niba utabazana hango pasiteri bamwe bababatiza uyu pasiteri wa mu rugo ni ikibazo pasiteri ni ikibazo Elisa yasengeraga abantu tukabimenya tukunda ni munsi byanditswe muri ariko niki ni umugore w'umupasiteri ntabwo nakwigisha abantu ngo tujye gusengera mu rugo nibaza mu rusengero barashidika afite umuterankunguzo zamukuregera zamukuregera ko barashidika tuba igihe kinini mwari mwumva hano mu ijenda hari umuntu yasambaniye oya turi ku karubanda ariko hari abasambana tukabimenya kandi batitwa abahanuzi mu rugo mu ngizi wabo mwari mwahura nawe yasize tukara abo duhuraga nabo bari kunywa akanyanga kandi tukakaduhamira n'ikifani ntabwo twamukurikira iyo ndi mama pasi sinamukurikira cyakora twamugarura twamucaza cyangwa se twamuhana yatunanira tukamushikiriza muzehe wacu yatunanira tukabwira pasiteri bamwana bize gucya uyu mumama yasenye mwamubonye ashyize n'umwuka w'Imana ntabwo amuzi ngo yamuha haleluya haleluya abagore benshi bakunda gusenya ingo zabo ziri gusenyuka ugasanga umuntu afite inzu imwe irimo amazu abiri mu mbere ni icyo ariko turebane
ugashaka kugira ngo usenge mu nzu iwawe harimo amazu abiri. Niba umeze gutyo hindukira warayobye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo urugo uri ijuru rya mbere n'iryo mu rugo. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo niba ugiye gutura ituro ryawe ukibuka ko wari wamufitanye ikibazo, manza ugende mu ikiraniro ntugende utange ituro ryawe. Ibyo byose tukabyirengagiza. Impamvu nakunze kuvuga ku bahanuzi iyo duhanuye bikemera tukumva umwuka w'Imana uraje tukabona tabura iraje, wirengagiza bya bindi byose ukavuga uti buri Imana yambabariye. Kuki se utari ikiraro? Turi kumvikana? Babyumvikanyeho? Abenshi bazi yuko gukora ibyaha nta kibazo, ariko Imana ishimwe n'aha ntababaye. Abenshi bazi yuko gusengera abandi ari byo, ariko gukora ibyaha nta kibazo. Mwe ntimukabemo. Abantu benshi umuntu wo mugaretse kundeka narambira mu Rwanda hari Imana yaba byashoboka naza ngakodesha mu Rwanda ngasenga Imana yamara kumpa umwana nkongera ngasubira iwacu. Kuki tudafite agaciro, tutazi agaciro batubonye? Kuki mukunda abagabo banyu? Haleluya. Amen. Mukunda abagabo banyu, ndongera mbisubiremo. Iyo ntakunda umugabo wanjye Imana ntiyari kunsubiza turi hamwe. Umwe yari kuba yaragiye mu kindi gihugu, undi yaragiye mu kindi, twaratandukanye, twarakoze divorce. Umvise ijambo neza, nasenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni wowe wenyine ugira iturema warangiza ukagikomeza. Cyangwa uvuze uraririnda ukarinda n'uwo warivuzeho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turi imbere y'amaso yawe, twumvise ijambo ryawe. Umujakazi wawe ni umushigikire, umwambitse imbaraga ngizo wamwambitse mu minsi itambutse. Izina ryawe nirishimwe. Ijambo ryawe reka rikomeza buri wese uritegeye amatwi. Uwiteka Mana y'amahoro, uwatagitangira yavuze ngo ibyo watubwiye bizasohora. Mana ndagushimye. Haleluya. Amen. N'abari basanzwe bazi ndakeka ko ari icyo gihe. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Icyo nishimiye nuko nahuriye na mama pasiteri ambwira ati ngubu ndahetse. Haleluya. Amen. Nabaga hano Mukamira nakundaga gusengera aha ngaha. Imana ikagira ibyo mbwira kuri mama pasiteri, ikagira ibyo mbwira nanjye ngasenga nkavuga ngo Mana nzi neza ko Imana itagira ibyo. Iyo uvuze urasohoza, hari gasoje kuri njyewe, atizana bisoze kuri mama. Amina. Haleluya. Uzaba bisohoze kuri mama pasiteri. Mama pasiteri ngo kumusha cyagira kwa kundi ikagenda kwa kundi. Haleluya. Bacyabyuka. Haleluya. Amen. Imana yacu igira imiti ikoresha utagombye kurira amashyamba amazi tukurahaga. Amen. Ariko ni inshuti yawe. Haleluya. Kuba n'umupantekote n'imuraho kuba inshuti ya Dezani. Haleluya. 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 Ubutumwa bwiza ntibugira imipaka. Nta mupaka ubutumwa bwiza bugira. Yesu ashimwe cyane. Iyo bishoboye tubwira abavuga izindi ndimi cyangwa se n'abayisilamu bakavuga ko Yesu ari muzima kandi akiza. Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mu gitondo hari umumama umwe ukodesha iwanjye mu mazu y'iwanjye. Nubwo amenye mubonye use ko mama w'abana yambye ati ni umuntu waje guca afite umutwaro ariko ntibakunda kuboneka, nanjye kandi sinda kuboneka kenshi. Muri iki gitondo nagize umugisha wo guhura nawe. None duhuye mu gitondo ndamubona ni mwebwe muba hariya ati ni twebwe. Amakuru ni meza ariko nimezwaza nsanzwe nkuzi ndakubona ku maso hano narakubonye
ashobora kuba warayibukaga waramuraga nkiri umuyisilamu uzi ko aribyo none se ubu ngubu ati ubu nabaye umurokore mwiza nabaye umurokore mwiza kuko ibyo abarokore bavuga haleluya kuko ibyo abarokore bavuga nasanze biruta ibyo abayisilamu bavuga nasanze abarokore musenga imana ivuga kandi ikanasubiza nyiri umuyisilamu sinigeze numva ijwi rimbwira usibye kubika umutwe kwa kundi babigenza ugahaguruka ukagenda atari ko ngeze mu barokore nanjye gusenga nawe narabohotse iyo ngiye gusenga amatisenga kuwa gatatu iyo ngiye gusenga numva ijwi numva ndabohotse ibyinshi rero nababwire byinshi ariko kubera ko gahunda niyo gahunda kandi ngabica gahunda bagire gute haleluya ngabica gahunda nibagire gute ntabwo ndi mu bica gahunda gusa ndacyabakunda barashyira aha naho pasiteri wenda wahaje nyuma yanjye ariko iki cyumba iki ngiki barashyira iki ngiki iki nacyumviyemo kurira indege ndazurira nakibwiriwemo kurira indege ndazurira bitari rimwe bitari kabiri iki cyumba nakibwiriwemo kubaka amazu ndayubaka iki cyumba nakibwiriwemo makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa munani iyo tariki ndayibuka nakibwiriwemo ngo ntizahora utwara imodoka z'abandi haleluya kuko bishatse kuvuga iki ahangaha niyo mpamvu ndasenga imana mbwira imana ngo ukomeze abahanuzi bahangaha uzabarinde kuvanga kugira ngo nimpaguruke nsembasengere numvaga bindimo amina imana izabarinde kuvangirwa mujya muhanura mubwiwe n'imana muvuge ibyo imana ibabwiye amarangamutima na santime ibyo ntibikaboneka ahangaha ntibikaboneka ntibikaboneke muri iki cyumba kuvuga ngo iravuze itavuze barashize aba bazimu ntibakagire bagera ahangaha bajye bakwiye kujya bakije muri iki cyumba haleluya muri nyamurage haleluya amapasi hari nasanze bayicaye n'abandi nta kibazo narizi ko ariho ndicaye ariko nahanicaye haleluya pasiteri ni hariya yakunda kwicaye mu myaka 10 barashidika nta nimero nagiraga nta n'umuntu najyaga nimero yo hano ariko kubera ko imana yashimye ko duhurira hano hari ahandi nari kujya gusenga sinabikubwiye ariko ijwi rinzamo nijoro numva ijwi rinjemo kandi rintindamo yuko ngomba kwerekeza umutima wanjye uribwira none nagenda ngasanga batagisenga byari mu mugambi w'Imana haleluya babandi bakijijwe babandi Kristo n'umwana kubwira Kristo uti washaka haleluya washaka bwira Kristo washaka wabasha kudukorera ubukwe bwiza kubera ko urabishoboye amakuru ndayafite guma dore ugize ishari Yesu Imana ishimwe ntabwo ubesha ntabwo ubesha amasezerano asohoza ntabwo ubesha
ishati y'umweru ndayifite. Karuvati yawe. Haleluya. Washaka wabasha kunyuza. Imana ishimwe. Imodoka zawe. Aza afite imodoka. Amakuru ne afite guma. Afite amakuru. Amakuru ne afite la. La yafite. Umubwira Kristo uti nawe genda mukwicuka kubwira Kristo washaka wabasha kunyubakira inzu ntabwo kuba muzayandi washaka wabasha kunyubakira ntabwo kuba muzayandi oya mureke twumva imana numva kumva imana amina ariko abavuze amina haleluya amina. Imana ifite imbaraga n'ubutwari. Imana ifite ubuhungiro bwinshi. Imana duhungiraho. Imana iri mu ruhande rwacu. Imana iri aha hantu. Wabasha wadukuraho igisuzuguro. Wabasha wakwirukana abazimu. Wabasha wategeka byose bikakumva. Wabasha wagera kw'aba bagabo baremerewe. Kabirindura igitare bakabona ubwiza bwawe. Dusengeye umukozi wawe umugisha. Amavuta n'imbaraga no kwaguka. Kugubwa neza bimwomeho. Ndamusengeye rwose. Gutabarwa kw'Imana kuza. Ngirukana abazimu n'abasimukazi. Haleluya, haleluya. Data wa twese uraha hantu. Amusanga mugirire neza. Nari ndimo gusenga kugira ngo amavuta y'Imana mwombe. Ndamusengeye rwose. Nsengeye n'aba bantu bose bavuze ijambo ryawe. Ubahereze umugisha kuruta ibindi byose. Urakabyara uragahora ku ngoma mu izina rya Yesu. Amen. Imana mu mashuri.